so warumbajije ngo ni inzozi iki umuntu yarota akamenya ko mu muryango w'iwabo aho yasuzuguriwe mu kazi adahabwa agaciro muri famiye ahantu hose agiye kuzamuka mu ntera. Ni ibyo rwose. Ikimenyetso cya mbere ni ukurota umukororombya, ni ukurota wicaye nk'ahantu ku giti cyangwa wicaye nk'ahantu hanze ukabona inyoni ziri imbere ziguruka, izi nyoni zitandukanye ariko zitari mu bya bisiga n'ibikona. Hari inyoni zidafite tunyoni tubaho, inkoko ntizihishe, ibintu abantu ntibihishe, ariko sakabaka nta kitakwihisha n'ibisiga n'isabunura y'ibika n'iki byose ukabika. So urumva rero ariko nturi zanyoni ubona zifite ubwiza n'amabara, zivuga amajwi kumva mu matwi, n'ushaka no kumva mu matwi ziraririmba, kuko no muri igitabo cya Yobu haba ngo aho inyoni ziririmbira ya majwi meza mu bunyoni z'inyoni ziririmba, niyo ugiye mu ishyamba aho ziri wumva uruhutse mu mutwe. Zisoni zo gusaba. Yes. Wishakamo ibisubizo bituma wigira ukaba umugabo nawe ukajya utanga aho gutega amaboko. Muri comment abantu bashanje cyangwa ati nanjye yarankubise, ariko uzi kubura ibiryo mu gihe cyo gushaka kurya mu myaka 10 kugera kuri 20 ni igihe cy'umuntu aba afite apeti cyane cyane ku n'abakobwa bararya barabisekura reka barya gake kudusane nk'akanga batangira kugabanya bageze mu myaka yo hejuru kugira ngo forume itagenda neza. Iya myaka ibyo warya byose ntago watakaza forume. Yego, kuko ukora siporo urirukanka ubugenda ubu bikoresha iby'uburyo none ibibazo rero kugira ngo bibure mu gihe ubikeneye. Niyo mpamvu usanga hamwe iyo tubibonye saka dakarashurumbutse tubona twaraje ari yego kabona hano harutaha kuko bitakunze. Nashonje mu gihe nari nkeneye kubirya. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2, aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana. Aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa, aramubwira ati bagiye kumutwarira abana mbigenze gute? Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Undi aramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing, I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse, ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura, byose bigenda neza. Icyo ufite, icyo ushoboye, icyo ubasha gukora, bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe, icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera yo kubakira amateka. Naho rero havuye ubusobanuro amavuta akandagira amateka. Ubwiza bwawe ukusa, ukureshya, icyo ushoboye, icyo ukora, uko ubigenza, aho uvuka, aho ukomoka, ibyo wita bisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mwese ku Bumwe bw'Abera Ministries, hamwe amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Abantu benshi bagiye bibaza kuri iryo jambo cyangwa se kuri iyo nteruro cyangwa kuri iyo siroga y'Ubumwe bw'Abera Ministries. Ijambo rivuga riti amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Abantu benshi bagiye babyibaza ariko ndakeka barasubijwe kuko twabashyiriyeho uburyo ijambo umushumba bisobanura neza mu nteruro ikurikira jingo. Abantu barabisobanukirwa cyane, mugakurikire, mujye munagakurikira, tuzajya tukabashyiramo kenshi kugira ngo mubashe kubisobanukirwa neza. Twarababwiye ngo nta busobanuro mutazasobanukirwa, turi kumwe n'Imana na Mwuka Wera. Amen. Uyu munsi rero mushumba turagarutse n'ubundi, nizere ko umeze neza. Ndashima Imana n'abantu bayo bose. Yego. Bose. Yego.
turagarutse n'ubundi kuri amavuta akandagira amateka. Hari ibintu bigomba guhinduka, hari n'ibindi yego, hari ibintu bigomba guhinduka, hari n'ibisobanyo bigomba gusobanuka. Muri ibyo bisobanye rero harimo inzozi tugiye kugarukaho n'ubundi. Ngiye mfite ikibazo dukurikije n'abakunzi bacu ibyo bagenda batubwira, kuko twibanda kuri karande, ubusobanuro bwazo, inzozi cyane cyane. Uyu munsi rero mushumba, ndagira ngo udusobanurire, ese hashobora kuba hari ibimenyetso cyangwa inzozi zerekana cyangwa ibimenyetso byerekana ko mu muryango wawe igihe wahereye usuzugurwa, bavuga ko ntacyo umaze, harimo n'abo babwiye ngo ntabwo bazikamira na ya yindi bagusuzugura. Ese haba hari ibimenyetso byerekana ko, cyangwa inzozi ushobora kurota zikakwereka ko mu muryango wawe noneho ugiye kuba uw'agaciro, ugiye kuba uwo kubaho, Imana igiye kukuzamura, igiye kuguha ijambo, ikagira icyo ikuremera, noneho ukaba uwo kwifuzwa hagati muri wa muryango wavugaga ko ntacyo uzigezaho, wakongeraho no mu kazi, no muri sosiyete, n'ahantu hose uherereye. Urakoze cyane, zirahari izo nzozi, ariko niba nkundiye gato nubwo baza kumva mpora mbasobanurira. Ubundi amavuta akandagira amateka babisanga mu Bami ba kabiri bicewe n'umurongo wa 2. Hari umukecuru wari ufite umugabo w'umukozi w'Imana aza gupfa, ariko ngo barimo ideni. Hanyuma rero barimo ideni, ngo ideni riramugora, umwishyuza aza gutwara abana be ngo bamuhingire, atwara abana bamunyaga, ko kwishyura byaramunaniye. So asanga rero umuhanuzi witwa Eliya. Asanga umuhanuzi witwa Eliya, amusanze aramubwira ati mbabarira, mbagiye kunyaga abana kubera ideni. So Eliya aramubaza ngo ufite none ndakugenza gute? Mugirene, what shall I do for you? Ndakugenza gute? Ati ufite iki mu rugo? Umugore aramubwira ngo nta kintu na kimwe afite uretse utuvuta duke. Ufite iki mu rugo? Bivuze ngo yabanaga n'igisubizo ariko kitari cyabasha kugira imbaraga. Aramubwira, nabikunze no mu Cyongereza ngo harimo verisiyo ebyiri. Hari aho bavuga ngo I have nothing in my house unless the jug of oil. Nta kintu mfite na kimwe. Aha ndavuga ngo nothing at all. Habe rwose. Unless the flask of oil. Urumva gato bavuze ko nta kintu agira. Ariko aje kwibuka ko ndashaka kusubiramo iri jambo. Nta kintu agira. Satani ni umubeshyi. Ni umubeshyi. Yego. Waramubwira ngo ufite iki mu rugo? Nta kintu ufite. Yavuze ngo nothing at all. Nta na kimwe rwose. I have nothing in my life. Unless uretse utuvuta. Urumva ati ayabanaga natwo umuhanuzi ataha utwo nitwo nkeneye. Niho rira jambo ryavuye. Twatuvuta ducyambwa ngo genda utira ibikoresho usuke wuzuza. So noneho ya mavuta make yasuzuguraga amwe ataha y'agaciro niyo yaje gukandagira rya deni, abona n'icyo kurya araruhuka. Amavuta, amateka ni ideni, ni ibibazo abayemo, ni kwa gusuzugurwa kubera ubwishyu. Ahinduriwe amateka n'utuvuta yabanaga natwo mu nzu tubaye igisubizo, kandi yari yanadusuzuguye. Yego, birikubye ibisubizo birabonetse. She said nothing at all. Yego, aramubwira ngo noneho genda utira. So niho ijambo rivuga ngo amavuta akandagira iki? Amateka. Ubuzima bugahinduka noneho urumva ko bwahise buhinduka. Yanamubwiye ngo nimara kuzura, imaze kuzura birangiye, aramubwira ati ntutire byitire byinshi. Ano ngo byarangiye ngo ibikoresho byose byarangiye. Ati ngaho genda ugurishe wishyure, asigaye agutungane we n'abana bawe. Yabanaga nayo. Dore akabazo nako hari hakeneye ijambo ry'umuhanuzi. Ijambo ry'umuhanuzi niryo rikenewe rero, kandi umwe gabera burahari. Kuba amavuta abantu bafite diploma, urayifite, uburanguro ufite, isura ifite, warize, uri we wese ni twatuvuta basuzuguye. Yego, ariko tugiye kuzaba ngo urumva ngo ndabizi ngo mfiteho skills ngo bitari cyane. Oyi ibyo wita bikene by'Imana ikora. Yesu ubumenyi ngo ntabwo ari cyane. Ukeneye umuhanuzi kwaturaho ijambo. Hari hakenewe y'amateka gahinduka. Hari hakenewe uvuga ku mavuta bigahinduka. Yego, icyo yise unless. Akantu karaho kari useless kadafite kavuze. Kumba ko ngako ni ko umuhanuza yaturaho ijambo kakaba kahindura ubuzima. Tarasobanura inzozi. Uzi ko Yesu bajije ngo mubagaburire ngo nta byo kurya dufite. Filipo ati nubwo amadera magana ntago bari byo kurya byabahaza. Hari dufite 2 imikati itani munzanire.
no kuvuga ngo Imana ntihera kuri buri ibyo usuzuguye ka diplome wagaye ngo nize segonderi ngo nibigikunda ngo ni humanité urumva ngo computer ngo ntago nyizi cyane ngo icyongereza ngo ndacyumva ariko kuvuga ngo bikangora ahubwo ibyo ufite bikeneye umuhanuzi bikeneye ijwi ry'Imana bikaba transform amateka agira gute agahinduka amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka ndagira ngo mbwire abantu ngo umwe bw'abera si idini si itorero ntigenda no kuba ariyo ahubwo turajya umuntu yimenye umenye ko nta muntu ugushinzwe umenye kwihagararaho umenye guha agaciro ibyo ufite umenye kumva neza ko uzagera ku bintu byawe biturutse ku mbaraga Imana yaguhaye kuko hari ibyo ufite usuzugura urumva mmereye ku kantu usorejeho hari ibyo ufite usuzugura na kenshi abantu tujya twibwira ko dukeneye ibintu byinshi kugira ngo ibintu bihinduke kumbe dukeneye ijambo ry'umuhanuzi dukonekita n'Imana kugira nothing at all hamwe avuga ngo nothing at all turahizi habe rwose ariko hari utuntu tuvuta turi aho ngaho urumva wa mutima akadiporome hari ikintu hari akuntu hari ka gasambu hari ka karima ni gahunda ibyo rero usuzugura nibyo by'agaciro umuhanuzi akeneye Imana agaciro amavuta kandi agira iki amateka ubwo nyibukije ajya kwimika umwami ati umuhanuzi yarabajije ase nta wundi mwana ufite ati harakandi kana uwo ibyo usuzugura nuvuga ngo buriya umwe bw'abera nuvuga ngo nukwigira kwiyubaka kuko buriya uhesha agaciro ducyo ufite igihe ikintu gikomeye mukozi w'Imana buriya abantu benshi ntabwo babizi cyangwa banabimenye yego no kuvuga ngo ukwiye kwigira imbere kuko abo ugiye kubwira ibibazo byawe bamwe bumva bagombye kubibamo ahubwo hakanaguhitana bakumva baranakererewe abandi bati siwe wabona abandi ntacyo bibabwiye agahinda kawe nakawe bwite urumva rero ugomba kwigira imbere ukazunguza ya mavuta yakabyara umusaruro sa murakoze cyane rero ngira ngo bazabikurikirana ibyo usuzugura kandi mbwe niko yanavuze ngo yafasha abanyantege nkibongera imbaraga ngo kandi iyo abantu basuzumye nta gaciro turagushimye Mana ko twemere kuba turana imbere ubwiza bwawe komeza dufashe muri byose twaturinda twambika imbaraga amavuta kandagira amateka abantu bose twatundi ducyo umuntu afite mwami utubyaza umusaruro y'amafaranga make ibyo afite byose uburyo afite n'ahari bihinduke maze aruhuko rakoze banatwe mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu amen so warumbajije ngo ni inzozi ki umuntu yarota akamenya ko mu muryango w'iwabo aho yasuzuguriwe mu kazi adahabwa agaciro muri famiye ahantu hose agiye kuzamuka mu ntera nibyo rwose ikimenyetso cya mbere ni ukurota umukororombya rainbow umukororombya uyu nguyu gutya umukire umwe imvura ijya kugwa bazi imvura ikabira ahagaze ariryo sezerano Imana yahaye umugabo witwa nubwo yarasohotse mu nkuge Imana yamubwira ngo ntago nzongera kurimbuza isi umwuzure oya niki atishyizeho ikimenyetso shyiraho arc-en-ciel France barani rainbow barayibona rwose ikimenyetso kiza mu kirere gifite amabara nkanga ni make ni menshi narwaye abonye umubare wayo buryo nubwo bahitamo nkatse ariko ni menshi cyane arenze urwego rwo hejuru also ruvuga ngo kubona rainbow hari imbere yawe mu nzozi ibi tugiye kuvuga please ni inzozi kandi inzozi ni zo wowe rero kuba wiryamiye usinziriye ukarota ubona uri ari arc-en-ciel umukororombya arc-en-ciel mu cyongereza rainbow ukayibona kuri imbere y'ubwiza bwawe kuko urabona iyi imvura ije kugwa itewe ugeze ubona ukuntu imvura ikuba rainbow wa mukororombya wazi itepfuba ntabwo ibe kikuye akatuvura tukaza n'izuba akayoberwa n'ibyo ari byo bagitanga impyisi yagize kwa kunyira batazi abantu bajya babimenya ariko by'ukuri nuvuga ngo ni ikimenyetso kiza kigahagarika imvura yarije bivuze ngo nawe wari usuzuguritse wari ugayitse nta jambo wabonaga mu muryango umugabo ntiyaguha agaciro umugabo ntiyaguha agaciro sosiyete ntiyagutekereza ariko mu gihe uryamye ukarota uyu mukororombya ukuri imbere menya ngo nta myaka ibiri nta mwaka urimo ndaba nazamutse mu ntera nagiye ni zimwe mu nzozi zerekana ibi turavuga ntabwo zo ntago ari gutera imibonano ni ukuburyo Imana ikwigize ejuru hakuri yaruvuze kare kuri Dawidi yego bari baze ntiyari ahari ati nta kandi ati naho ni mwana ngo karahari ariko kariye
aho rero nibyo kibera mu ntame pfi so kubona uwo mukororombya cyane ni ubutsinzi nuvuga ngo amakuba n'intambara byose bikuvuyeho kuko hari mu kigero kitambitse imbere yawe. Ikindi cya kabiri ndimo ndihuta cyane ni ukurota wicaye nk'ahantu ku giti cyangwa wicaye nk'ahantu hanze ukabona inyoni ziri imbere ziguruka, izi nyoni zitandukanye ariko zitari ngo byabisiga n'ibikona. Hari inyoni zidafite tunyoni tubaho, inkoko ntizihishe, ibintu abantu ntibihishe, ariko sakabaka nta kitakwihisha n'ibisiga n'isabune urayibika n'iki byose ukabika. So urumva rero ariko nto zanyura zifite ubwiza n'amabara, zivuga amajwi kumva matwi n'ushaka no kumva matwi ziraririmba, kuko no muri igitabo cya Yobu haba ngo aho inyoni ziririmbira ya majwi meza mu bunyoni z'inyoni ziririmba, niyo ugiye mu ishyamba aho ziri wumva uruhutse mu mutwe, tunyoni dutoragura, tunyamanza, utuntu tunyuranye. So no kurota mu nzozi ukabona the beautiful bird. Amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2, aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana, aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa, aramubwira ati bagiye kumutwarira abana mbigenze gute. Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Undi aramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing, I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse, ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura, byose bigenda neza. Icyo ufite, icyo ushoboye, icyo ubasha gukora, bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe, icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera yo kubakira amateka. Naho rero hafi ubusobanuro amavuta akandagira amateka, ubwiza bwawe, ukusa, ukureshya, icyo ushoboye, icyo ukora, uko ubigenza, aho uvuka, aho ukomoka, ibyo wita bisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen. Biravuze ngo ugiye kujya mu gihe niba yari indwara wari urwaye ibangamiye umuryango, ugiye gukira amahoro aboneke. Nuvuga ngo ya ndwara igiye gukira, ya diabete igiye gukira, bya birwara byatumaga abantu bakwinuba bigiye kurangira, ugiye kwinjira mu gihe cyawe cyiza. Burya n'abantu benshi afite stress, burya akunda kwicara mu ishyamba akirebera inyoni, akakoze bazoga, kubuza ikinangura kuriya na ya majwi yazo bumva ko aryoheye amatwi, urumva utuntu tunyuranye cyane. So rero the beautiful birds nayisobanura ko usibye no kuba wazamutse mu ntera muri famille, ahubwo bikongerera n'ikintu kimwe ngiye kuvuga. Nuvuga ngo wari urwaye, wari ubangamiye famille, kandi n'ubundi nkubwiza ukuri Geri, hari n'igihe umuntu umva abangamye sizo niba atarakubaho, hano wabimubwiye we kumva arabangamye pe, ntabwo birakubaho ukumva ubangamiye abantu. So uzahora babwira ngo ni mu mpene, niba hari ikintu kigora abantu mu buzima ni basaba. Burya urya muntu ubangamirwa no gusaba, ujye umenya ko ari umuntu w'umugabo. Umuntu utagira isoni zo gusaba, ujye umenya ko yapfuye mu bwonko. Oya niko bimeze. Urabyemera? Ndabyemera cyane, kuko iyo ugize isoni zo gusaba wishakamo igisubizo cyatuma wigira none ntuzongere gusaba. Bivuge gatatu bisa nk'ukuntu byongerejwe babyumva. Nari mvuze ngo iyo ugize isoni zo gusaba, wishakamo ibisubizo bituma wigira ukaba umugabo, nawe ukajya utanga ukutega amaboko. Ikibazo ro hari abandi baceceka ntibanasaba ngo bakanapfiramo ngo no kwihagararaho. Noneho we ntashoboye gusaba arabitinye, ntashoboye no guhatanga bishake ngo yishakamo igisubizo, ngo Imana iraza kubyishakira ngo abantu bantekereza. Ninde ukwitayeho sabwo buriya? Ako nanone Imana itagwaye nta n'uwaguhareka. Oya ariko buriya abantu banaguha kuboneka da. None so Yesu nta mugani yaciye, yavuze ngo hari umucamanza utugira umuntu biba hatagira n'uwatinya n'Imana, kubera kumutitiriza ko umukecuru ngarangije aramuha. Nerega umuntu ugwa kugira akwikize, ariko iyo igihe kindi hano rijyanga Imana igutekerereze bizatwara umwanya. So nuvuga ngo uyu muntu cyovuga hari umuntu abakumva arabangamye mu buzima, kumva urabangamye pe, kandi koko ushaka kugira ngo abakire baguhunge ubasaba kenshi. Nta mukire ukunda umusaba, araguha. Usibye n'umukire natwe dukennye ntago ari umukene.
yangeze ya bizwi nibyo niba mvuga aha tuvuga haro nuvuga ngo hari abantu niba hari umuntu bangamye ubeshejweho nabandi usaba gutyo cyangwa se ubona kuko buri umuntu ugendera ko bamuhana ntaje nibyo asaba yego ndabyumva cyane ashobora nk'urugero ukaba nko muri famille ukumva ukeneye kurya agafiriti kandi barimo bazivaho akatogosa ibirayi da kandi amavuta ahari uvuga iki si wawe nta burenganzira wawe oya wagiye gushaka korogati ugasanga yashize urabwira nde ko yashize ntawe ni wanyuze isabune urabwira nde ntawe amavuta se ntawe urindira ko umwana ngo papa ngo isabune yashize ngo mugure indi atari uko utabivuga ko bivuga uri nk'ahantu uhagaze rero yurose bino bintu butterfly abantu cyane cyane bashiki bacu babyumve cyane kuko bajya muri situation ituma hari utuntu personal tw'ingenzi bakenera batabwira undi uretse wowe ku giti cyawe amavuta za mpapuro z'isuku tuzi twese hari utuntu tuba turi personal utagenda ubwira umuntu ngo mpa uba ugomba kwigira Imana ikakugirira neza ikablessinga imirimo y'amaboko yawe nyine n'ikimana bigiye kuguhereza bara no kuvugira abakobwa burangiye hari abandi njya mvugira yego niba hari abantu bababaje mu buzima n'abasore njye nyamara nkubwiza ukuri buri umukobwa ari nafa kumugira impuhwe yego ushobora kuvuga utari ko wasaba kundi ngo biri kuryamye yagiye kuba nk'umuyede kandi ugasanga n'itafari niho bashaka ntiwaribasha nyamara nkubwiza ukuri njye ejo bundi sinjya nzimura ariko umunsi ngiye kuzimura ndazimuye rwose ntacyo nari mpagaze Nyamirambo umusore asanga aho ndi ni kuwa gatandatu umusore mwiza ariko mbona nifitiye agenda mpagaze ahantu arambwira atumva inzara iranyishe ngiye gupfa njye rero kubera ko Nyamirambo mpazi nzi n'ubuzima bwa Kigali ndebye no mutwe ndebye nsanga n'ibiringiti biracyarimo aho ukabona ni umuntu washonje ariko ari umusirimu yego ndamubaza nese amafaranga runaka yaguhaza ati nayaryamo kabiri nibura sugira telefone ati ntayo sore mwiza ukiri mutoya ndamubwira none reka nongereho utungutu ubone nejo bundi utundi noneho napfuye kuyamuha yarashonje ubona kagiye kugwa hasi ariko imbaraga zo kwikoza sinzo yazikuye none ngira ngo muhaga fantasiga narasifuye ntiyanyumva rirukanka kubera inzara kubera iki kino iyi si yego impuhwe bagirira abasore n'imbarwa yego mushumba n'imbarwa kuko hari impuhwe bagirira abakobwa atari ko babakunze ari icyo babashaka ikindi kintu runaka iyo kure none ku muhungu abahakunda iki ntacyo ntabwo uri kubishatse kubwira buriya nabyumvise basundi bagiye gushaka kuba mu karani babaye umuyede babaye umufundi mbega ubundi buri kuryamye abandi bana bashaka perimi kandi ntako atagize mushumba mwumvira abasore mu basengere Imana iduhe ku mafaranga noneho urumva waraka iki we ese niwe utisiga wese niwe utagira ikindi akenera we ariko reka nkubwire ngenda ndashima Imana narashonje mu gihe cyo kurya numva imbaraga zo gusonza warashonje mu gihe cyo kurya wumva imbaraga zo gusonza no kuvuga imbaraga wazumvise uri mu gihe cyo kurya no kuvuga ngo kuva ku myaka 13 yego 10 kuva muri primaire kugenda ukagera mu myaka 20 ni imyaka yo kurya ukazana ibituza hari igihe inzara ikudihiraho rero ugasanga umuntu aragwingiye yazana birya yabibona akadaka kaza imbere yabirya ugasanga umuntu yabyibushye nk'akagati kaheze kadafite forme nta kuruko kunyumva ariko reza buri ndimo ndakumva uvuga ngo hagati imyaka 10 ega birababaje ndimo ndavuga nibabaje birababaje n'umukobwa wagwingiye mu gihe cyo kumera cyo kupfundura amabere akicwa n'irya nzara aha biboneye iyo apfunduye cyangwa yagaruye ubuzima nibwo usanga afite amabere atari ku rugero amabona atari ku rugero n'abantu nabyibushye sans forme kuko yashonje mu gihe cyo kurya yabibuze mu gihe agomba kuryamo Imana itugirira none abibonye amasukari yatangiye kuzamuka ntabwo akibiriye yabirya ugasanga igikanu cyaje hano haje uzandebere abantu bavutse barya neza ni bande babyibuka uko babonye yavutse abifite nta mururumba wabyo afataho akabonye abandika muri comment abantu bashanje yavuga ati nanjye yarankubise ariko uzi kubura ibiryo mu gihe cyo gushaka kurya
mu myaka 10 kugera kuri 20 ni igihe cy'umuntu aba afite apeti cyane cyane ku n'abakobwa bararya barabisekura reka barya gake ku dusahane nk'akanga oya batangira kugabanya bageze mu myaka yo hejuru kugira ngo forume itagenda neza. Iriya myaka ibyo warya byose ntabwo watakaza forume, yego kuko ukora siporo urirukanka ubugenda ubu bikoresha iby'urya. none ibibazo rero kugira ngo bibure mu gihe ubikeneye, niyo mpamvu usanga hamwe iyo tubibonye usanga karashurumbutse tubona twaraje ari yego kabona hano harutaha kuko bitakunze. Nashonje mu gihe nari nkeneye kubirya, so ndamubwira nti musore ntihumure gira ikibazo, ntiwimbwira amagambo menshi, akira andana nimero nyiguhe, niwumva n'ubundi ushonje yego uzambwire umuhaka nimero ngo azajya guhamagara. Ahise yirukana urugendo nari nguhaye kuko naramuriye ndabona wa musore we usonze mu gihe wari ukeneye ibiryo. Yahise yirukanka ndanamusifura ngo umuhe agafanta ntiyanyumva, ubona yapfuye ubwiso bwarerembuye inshuti yanjye. Rero iyi ntuze beautiful bills cyangwa inyoni nziza bisobanura ngo witwaga umuzigo w'abantu, haba ku burwayi haba ku bukene, mbega abantu bari bakwitayeho, birasobanura ngo ugiye kubisohokamo byagaragaraga nk'aho uri umuzigo kuri bo. Yego rwose cyane. Uyu rose utunyoni twiza turirimba cya gatatu ni ukurota ubona uri mu bwato waba uri wenyine, ariko ibyiza kurutaho uri kumwe n'abandi bantu benshi. Mwicaye nko mu bwato, urabizi ko muri bwato niba atembere ku Gisenyi cyangwa hari ukareba, iyo muri bwa bwato wishyura amafaranga wo mumeza muri kakayaga kawo umuntu uze ku niba ari butemberemo simbiza ariko biranira cyane nabugiyemo. Ariko mutembera pana mutari mu kazi, wicaye mwiryamiye, bamwe bahagaze mujyana mu gafanta muganira. Bigiye rwose iyo nihagira ubinkorera nzajya, ndabikunda cyane agenda ukamaramo nk'amasaha nk'abiri mu Kivu, muragenda tembera ukurura imisozi, noneho kwibona mu bwato ariko uri kumwe n'abandi bantu utari wenyine, bisobanura ngo n'ubundi abo bantu ugiye kubaruta ntabwo ndi buhatinde. Yego. Ikindi gikomeye ni ukurota ubona usengera abantu cyane cyane abo muri famiye. Ushaka kuba utanasenga utanazi no gusenga, ariko umuntu rwose uri nk'uko urimo uvuga hano ibintu byakomeye, nabyo byerekana yuko ugiye kuba umuntu ugiye kubarutaho mu financially, mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bw'ubuzima, mu buryo bw'igikundiro. Yego. Abantu bagiye gukunda telefone igira mbutiyaje, ariko wemera kera tukigura amatelefone banjye nayitunze muri 2002 buryo. Kera niho natunze giye nimero ya mbere ya 088 52 zanazitunze gihe zose zo ngizo, ariko atenyuze 75 y'icyo gihe, reka twikomereze ari menshi. Noneho nicyo ndimo mvuga kuri telefone harya waruvuze uti kurota uri mu bwato. Nangeze gusharinga hano kugira kuburemo usengera abandi bantu, urusengera abantu gusa nko uri musengera abantu, uri mukorana nabo. Nari mvuze kuri ya telefone, nuvuga ngo no kurota nawe uyifite, uri muvugana n'abantu. Yego. Turimo turajyana uri muvugana n'abantu benshi, ariko nengarutse ahangaha nkubwira ngo hari abantu tukigura telefone wifuzaga waguhamagara ntumubone, wari kumukura hese ko uyifite wenyine. Hariho none uyu munsi wa none barazifite ari benshi, umuntu agura bamuha akapa akagashira nta muntu ahamagaye, ko ntawe afite, ntawe umukunda, nta gikundiro, nta sura, ntaki. Yego. Urumva none uri urose gutya kuntu uri musenga n'ano bantu, biravuze ngo ugiye kugira icyubahiro telefone yabemo ambutiyaje, baguhamagare abakwibagiwe baguhamagara atagutiba, ngo uzasa nkaho bagira ngo wadutse mu mujyi vuba. Yego. Wari waragiye uko twakubuze bimeze bite, hari pate, hari igihe wibagirana no kubatirisha umwana ntibakwibuke. Kamera nkaho nta telefone ufite kandi uyifite muri famiye, ukagenda neza ukamera nka Nebukadineza agiye mu ishyamba bakamwibagirwa, ntagire n'uwibuka kwa
na nimero bayizi kugera ubwo bakwibagiza ko muri umuntu afite umubatizo cyangwa mukuru afite umubatizo ntibadahisha igikote satani aba yarakwambitse nko kuri zirindwi hari sakramento ukaba utanabizi mbega ati kanaho twabyibagiye usubira ni ngombwa cyane hakaba icyo gise abakwibagiye mu batizo hakabagera ku isakramento no mu rupfu arye bakwibagirwa ayiwe rero iyo urose inzozi biravuze ngo noneho igikundiro kiragarutse ku buzima bwawe kandi ugiye kubuguwe n'inzozi nziza cyane mu izina rya Yesu. Imana igiye gushyiraho traffic kuri telefone bagushaka bo muri quartier bo muri famille ko twakubuze ninde uzatuyoborera ibirori nukanaka ninde gize gutya ni kanaka tubonye mission ni kanaka mbega ukabona urakunzwe mu rwego utigeze wabona uzirose menya ngo nokuri hari ikimana gikoze ntago uzongera kwihisha. Ikindi kintu nziza cyane sharing meals, gusangira, kugaburira, kushare kugaburira abantu guha abantu ibyo kurya, usavinga abantu baho uducupa tw'amazi, ibintu byo kurya, ukora ibintu byinshi cyane byo kurya no gutara ngo babirya ariko ubona ko uri kubaha care of them bagenda bahereza. Ibyo biravuze ngo ugiye guhabwa umugisha n'ibyo ufite bigusaguke ubashe kugira ibyo utanga n'ibyo usigarana. Ukuye ku nzara, ukuye mu gahinda, yego ngorane kugeza ahantu hazima. Ndimo ndihuta kugira ngo tatugora ku bantu bafite b'abakobwa n'abasore, kubona urota abandi barimo bakora ubukwe hariya ariko utaburimo wassist the wedding, ubona abandi bari gukora ubukwe, menya ngo nawe bwawe wese buza ntabwo ari urupfu. Harimo abantu bayavuga ati ubundi urupfu cyangwa ibyago kereka yose usezerana ntawe musezerano ufite, wibona wowe ubwawe wibona ushaka kutafite umusezerano tayari ushaka wasenga kandi kuba wasista ntabwo urimo wa fiedoneri ntugasana uramureba ubukwe bw'abandi. Menya ngo sha wa muntu wawe soulmate wa muntu birenda gusobanura birenda gusoza bigiye kubivuga utangira umenye uko wiyitaho batazasanga usa nabi kabaye. Yego kabaye. Bumvise cyane. Ikindi kintu cyiza ngiye kuvuga kurota ikinyugunyugu, papillon, butterfly. Papillon, butterfly, ikinyugunyugu kiguruka uko gikunda kwigirana mu ndabo gisa neza ahantu hasa neza cyane, mu nzozi ukakibona. Aye data we, umva Imana igukuye imbere dayimoni yakuremereraga, Imana igukuye imizigo, ibintu by'akajagari by'akavuyo kurya waharushye wasaze barwaye umutwe byavuyeho, Imana ikubwiye kujya gukora ibitangaza cyane rwose. Hakaba ikindi nakubwira zigira hakarindwi ntagisobanura, kurota ubona abantu bagufasha bakuvana nk'ahantu wari uri, bagukuba bakura nko mu mpanuka ugiye kujyamo, kurohora, mbega ubona gufasha mu buryo butandukanye ariko atari impano baguha nawe kandi ukibona urimo nawe ufasha abandi bantu. Icyo nacyo ikimenyetso cyerekana ko abantu ugiye kubasiga, ugiye kubukunzwe mu bantu kabisa. Noneho ikintu cyerekana ko noneho ugiye gukundwa mu buryo bukomeye ni ukubona ubyinana nabo, uririmbana nabo, cyane cyane hari nk'abantu bakwagaguza nabo bari muri abo dancing and singing with them. Sembyina ukabona wa undi giti mujishara hari n'abandi bose mwaririmbanye, biravuze ngo ugiye kugira amavuta cyane cyane baguhagurutsa muririmba nagushyize imbere, ukabona uri kumwe nabo babandi bose shiranwa abandi bose tuze wowe uzi nanjye ntazi n'abahariya n'abandi, ukabona abantu utatekerezaga bose ukabona barimo barabyinana kandi urimo na baragushaka. Menya ngo ikisigaye ni iki, ugiye kuyoboza inkoni y'icyuma cyane, ugiye kubayoboza kandi Imana irakurinze irakubaye. Ngizo zimwe mu nzozi, ni zimwe mu nzozi ushobora kurota imwe muri izo, uvuye mu gutsikamirwa, uvuye mu gasuzuguro, amavuta agiye gukandagira iki, amateka ubuzima bugahinduka kandi warangiza ugahindura n'ubwo abandi, kuko guhinduka kudahindura abandi kurutwa nacyo kwakumaze. Buri muntu wese mu itorero awejejwe muri ryo kandi utwufite duke nizo mbaraga zizakurengera. Amen. Imana iguhe umugisha. Nawe urakoze cyane mushomba. Murakoze cyane. Amen. Bye.
Amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2, aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana. Aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa, aramubwira ati bagiye kumutwarira abana, mbigenze gute? Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Undi aramubwira ngo ntacyo mfite, ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing, I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse, ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura, byose bigenda neza. Icyo ufite, icyo ushoboye, icyo ubasha gukora, bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe, icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera yo kubakira amateka. Naho rero havuye ubusobanuro amavuta akandagira amateka, ubwiza bwawe, ukusa, ukureshya, icyo ushoboye, icyo ukora, uko ubigenza, aho uvuka, aho ukomoka, ibyo wita bisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen.